Kono waje aho umunsi sinarendera. Umunsi nari. Mumbo mutso. Nawe byutse batunaye muri iki gitondo. Oh my. Naye mu ntesho mutwe nyina muri senga gasatu. Uzurashaka mukara kuno muri iki gitondo. Naga mazi mitera ukanye kubera wowe. Azata kumwamaga. Nawe yango gabitakiwingwe arikeri. None mbyutse nashyushye. Akanze mwamagane mukara kundo shasiga. Awanzengereza hano byuka nsabira gusabira ubundi by'ubusabe warabita aro baramusesheri Orengashirira amenyo utumvisha ringu ngiye kukubwira uvuga kujya kubona imbere ko nikubwira Shere natunaye Wangu ki? No. Ni mama y'Imana rwose cya nayangiza gusamana nawo mugabo Tadeo n'umugoroba na Rudofiko bangurira kibi ambwa Bana iwe ijya mwibya nyimwijya mwibya byutse wagira ngo ndi yakabure iwacu nta muntu njya muri Amerika Wangu ki? Shere kuganiriye na njya muri Amerika Mbesa muri Amerika ubwo ngubwo ni hari umuntu uri bunzimiriza uyu muriro ufite muri Amerika se nta tike afite iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye uri amaseke Shere we ntacyo shawuraga kukamenya kumwero w'ibigori seke tatagera na Nyabugogo ubwo ndi yagera iyo muri Amerika umgiye ku cyumweru se kari kera ubwo zaba nyiriho Nshakira umwana Jesus Mwana du Niwe shaka Sakari wabiteye nyine sheri waje kubugoma kwihangana nyine ukavuga umugabo wanje babara uri kazaje nihangana muheke ya numundi nubwo nkubita ambwa akira muneke taryana sheri wanje kubizi ngukunda rwose mugore ngunda rwose ko ubizi rwose ikibasumba ku murima Karobe nayo n'umugore ngurire ngumwana Jesus amatuma beki kose Roba ntafite agahinda uri murandeye biki se Agore bako Desembo cyo mukaro kundo yazize Yaresha Wambabare ko nagwana 500 kagiye ukamunireka kuvuga ati babara we yisubye ati bya bintu byo gutuma ati bahagira tubikarati bya bintu byo ati buma barende mu mwema ndakugurira ka Umusaza w'umugore wawe kinamukorera nabwiye ngo nazanagara kwiye kintu ufite nagari nanze kareka Wagira ngo nyine ubwo uragira ngo nyine ngira akantu kakani Wangu ki? Umuntu umugabo akwiye kugira unurunga nuko nguko woshye woshye ari umukindo w'imipana akangaka mbambese iki kintu ubusasha ubu ko ntapfura nta mugihe ubu ngubu wowe reba kuntu ureshye ubu tugupimye twasanga nta santimetero 60 ufite z'uburebure bwa mama barara reba kuntu ureba nkaho bwakereye uwo musore ufite mw'ipantaro woshye ari umukindo n'ipantaro Njye ngize ubwo umuntu ngo najya kubikapisha kuri ponse kugira ngo kagire size nzima bibaza impamvu mukaro kundo buri munsi nibazaga impamvu ngiye ukana kumwe n'urwo rungana agatsinda n'umutana no kumenya ko Imana yihereye abantu imigisha ubu sisi umugisha sha wo kugira inkoresho nk'ingi babaraho wayibonye ku buryo ibintu bito uvuga ngo ni mpamvu haranaye we yewe amana nimete y'impamvu y'umutegeko numvisha ari niho mu Burundi mwapfuye naho Zibenshi biyahwenze bade yitwa ushobora kutwibutsaho gatoya cyane iriya